Patro, Amakuru ni meza ntabwo ngusanze hano urimo gukora intebe. intebe nizo dukora rwose. Izo se ni intebe, izi ntebe zikozwe mu biki se? Ngo zikozwe mu biti byitwa imigano. Iyi niyo bita imigano. Ni imigano. Nari nzi ngo ni imiyenzi. Kare ni imigano rwose, ni igiti gikunze kwera ahantu hakonje cyane mu misozi. Ariko by'umwihariko nyine ikunda kwera ahantu bita mu Kinigi, i Musanze, sinamenye niba muhazi. I Musanze mu Kinigi hari ahaba ibirunga mu majyaruguru. None se nabonye ufashe akantu wagira ngo ni ponseze uri kujya urakubaho ukuntu. Iriya ni ponseze, urabona intebe nari ndimo nyikorera agafinisage, urabona rwose ubu ngubu imeze neza nta kibazo. None se iyi ntebe niyo bashyira imbere y'igitanda kugira umuntu naryama ashyireho amaguru, cyangwa se bikoreshwa hehe? Wadusobanurira. Izi ntebe rero akenshi dukunda tuzikorera abadekorateri. Zimwe bakoresha mu bukwe nyine. Rero izi ngizi urabona hari umuntu ugiye kuza kuzitwara, udekora, ukora ibintu byo mu bukwe. Izi ni za ntebe njya mbona mu bukwe ahantu muri dote. Muri dote. Ko ari nziza cyane, buriya ntabwo zihenze. Reka ntabwo zihenze. Buriya se wanyihera n'agatebe nanjye nkajya nkicaraho? Twazabiganiraho nta kibazo ntazakubwira. Urakoze cyane rero kuduha amakuru, aho twifuzaga turayabonye. Nta kibazo. Sawa urakoze.